bafata wa mutwe bawutsindagiramo, bakuwutsindagiramo bafata bya byondo bakuyeho byo hejuru, barasiziriza neza ko nta muntu n'umwe wari kumenya ko iki hari umuntu. Ni ukuvuga ngo iyo atabereka ngo abereke ko ariho yawutabye, namwe ntimwari kuzamenya ko ariho umutwe uri? Ntabwo utari kuzahamenya bwite ko basizirije neza, ko n'inka ubwiye ngo n'inka nazambukiraga, ariko n'inka nazo ntibagira iki zimukandagira hejuru cyangwa ikate ku ruhande rwaho. Ese ko bavugaga ko no ku bice by'amaguru amano batayabonaga ku kirenge, ibyo bice byo byarabonetse cyangwa se byo ntacyo yabivuzeho, byo wenda hari amakuru yabyo mwamenye? Wa muhungu werekanye umubiri ni nawe bakuyeho ikirenge bagikuye mu cyumba cyiwe. Wa muhungu werekanye umubiri werekanye umubiri w'umutwe, ikirenge cya nyakwigendera bagisanze mu cyumba cyiwe aho yabaga cyane. Ni nyuma y'inkuru duherutse kubagezaho y'umusaza witwa Emmanuel wari usanzwe atuye mu karere ka Ngoma, ariko abaturage bakaba bari bamaze igihe gito bamubuze, ndetse bikaza kurangira umubiri we bawusanze ahantu mu bishyimbo, ariko nanone bamaze kumwambura ubuzima, ndetse bimwe mu bice bye by'umubiri abamugezeho bwa mbere bari batubwiye ko basanze nta bihari. Ngira ngo ni inkuru mwakurikiye, ariko by'umwihariko niba nawe utarayikurikiye ushobora gukanda kuri link twashyize muri comment yacu ukabasha kuba wayikurikira uko byagenze. Ariko nanone uyu munsi by'umwihariko tugarutse kugira ngo tukubwire aho ibintu bigeze, ariko nanone by'umwihariko tukubwire ese ibi bice by'umubiri wa nyakwigendera byari byaburiwe irengero byo byaje kuboneka gute, cyangwa se byagenze gute? Ese uwabyerekanye we niwe waba waragize uruhare mu kumwambura ubuzima? Byose nibyo tugiye kurebera hamwe, ariko by'umwihariko icyo nakubwira nuko n'ubundi ubwo twakoraga iyi nkuru ya mbere, ubuyobozi bwari bwatubwiye ko bugiye gukomeza gushyiramo imbaraga ku bufatanye n'inzego, ubundi bakabasha gushakisha bimwe mu bice by'umubiri wa nyakwigendera bitabonekaga ku munsi bamuboneragaho. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umuturage wahageze mu ba mbere, ariko by'umwihariko ubwo bari bagiye gushakisha cyangwa se ubwo bari babonye ibice by'umubiri wa nyakwigendera byari byarabuze. Reka tumwakire, ariko by'umwihariko reka atangire atwibwira niba ari kutwumva. Murakoze. Nitwa Habanabakize Toneste. Yego. Ntuye umurenge wa Gashanda, Kagari na Kamutsindo. Yego. Umudugudu ni wa Nyamasare bisanzwe. Nyakwigendera ajya kubura umunsi wa kuwa gatatu, barabyumvishe bamwe, ariko umunsi wo kuwa gatanu ubwo umubiri wabonekaga. Yego. Ubwo umubiri ujya kuboneka naramatse njya mu bwatsi bw'inka, mpura n'umukozi wa RIB aranyifashisha, arambwira ati ntudufashe. Yego. Ambaza ibyo ki ko musaza Musa. Ubwo ndamubwira ati umusaza ndamuzi. Ese wagiye ukaza ukadufasha ko umutwe wabonetse? Ntabwo se wabonetse koko? Ngati wabikoze bamuzanye kugira ngo awutwereke. Yego. Njyewe nta kintu nahise nkora, n'ubu nafite umufuka ya nanjoro. Nahise nambuka ntera maremare kugira ngo ndebe koko ko ari byo. Ndahagera. Yego. Maze kuhagera, nahageze nanjye mu ba mbere, abandi baza bahasanga. Uwo mubiri twawusanze umurenge wa Kazo, umudugudu w'Akabaya. Sanga uwo muntu koko kwatwereka bamuzanye. Sanze bamuzanye, njye nabaje kumubaza koko kumubaza ko ari we wabikoze koko. Yego. Yarabinyemerera, ambwira ati ni njyewe, ko n'izina ndarizi, ko n'uwo Mukamba n'ubundi. Yego. Ntabwo ati koko ibintu ni wabikoze? Ati ni njyewe. Mbwira umukozi umwe wo muri RIB, nabwo ati rero
kugira ngo atadutesha igihe ataba akadutera tuzengurutse twirukanka mu gishanga. Namuhagurutse atwereke hariho koko. Yarahagurutse aratwereka. Ubwo amaze gutwereka, ubwo aratambuka ko natwe turi imbere. Atwereka imbere yacu ari muri metero, aho yari ahagaze kugera aho uwo mubiri w'uwo musaza wari uri. Yego. Ubwo turagiye turarebye, turi kubona agize nguti, numva nangiye kubona ibintu biri kunuka n'urusaza utangira kuza. Tuvuga ati mwitonda ahangaha byanga byakunda, hagiye kuba byakunda ahangaha mu bintu ntashobora kuba ari hari. Yego. Ariko nakuyeho nguti ibyondo ko bari bamugaramikije, ibyondo byamugiye mu muhogo. Ubwo ngewe nta kintu cyakoze nyine twagerageje ko ndashaka kujya kabasesemi gakeya kuba ibintu bigutunguriyeho. Uwo twari twegeranye afasha kugira kumukuramo, namukura mu byondo amutereka hejuru y'icyondo gakeya, hejuru y'isayo. Ubwo tumukuramo, abakozi ba RIB mbega muri make baza kudufasha. Leta nayo biraje bareba bambwira ati se wadufasha ukamukuramo, habanje kujyamo umuganga muri make kangaruke gake. Umuganga amaze kujyamo agiye kumutera umuti wo kugira ngo amasazi kugira ngo agende, arahari inka ikunda kwikandagira zikunda kudebera zigaheramo. Yaragiye aradebera yinaheramo, biba ngombwa ko banyifashisha nanjye bari bamukuyemo. Noneho njye nta kintu nahise nkora, nahise njyamo ndamuzamura mushyira umusozi. Wenda bimwe wayibonye kunuze ukuntu bawufotoraga nyine impande n'impande warayibonye. Ubwo nta kintu nahise nkora nyine wasaba ko namushyira hehe mu gikarito. Ariko icyo gikarito ntabwo cyari gipfundikiye hejuru. Ubwo nta kintu cyari gikorwa, nawe tumeze iki gikarito cya kabiri. Icyo gikarito cya kabiri nicyo nongeye nguramo wa mubiri mushyira mu kindi gikarito gipfundikirwa. Ubwo umubiri turawutegereza yuko baduhe uburenganzira bwo kumujyana he mu modoka. Twabaye umwanya, wenda bimwe wayibonye kunuze ko ni ibintu byagaragaraga nyine, bamwe bafotoye, umukozi wa RIB yarafotoraga. Ubwo birangije njyewe bari hashize akanya twamaze nk'amasaha nk'abiri cyangwa atatu. Ubwo bose badusaba kujyana hehe, kujyana umubiri mu modoka bawujyana Rwamagana. Yego, tukiri aho wenda ndagira ngo tubwire nk'umuntu wahageze mu ba mbere, uragira uti ni wowe wahageze mu ba mbere, ni wowe mwamukuyemo hari bari umutwe nk'uko abaturage bavugaga ko wari wabuze, mwabonye wari umutwe wa nyakwigendera koko? Ese wari ukiri wose wo ntabwo bari bawushinyaguriye wenda ngo bawangize? Ese nanone umuntu yakwibaza hari ikintu bari bamushyizemo, bari bamucukuriye umwobo? Mbese duhe nk'ishusho, hari ibindi bikoresho byari bihari, ibyo mwahasanze muri rusange? Muri make rero umutwe nta kindi kintu, igikoresho kintu cyari kiriho cyari gihari. Icya kabiri ntago bamushinyaguriye ko kwenda kuvuga ngo bamukase pe. Ariko kuvuga ngo wenda ngo cya gikoresho kindi wenda ngo basaba igikoresho, cyangwa wenda bamusize mu gafuka, cyangwa wenda ngo bamusize mu mwenda cyangwa mu ishashi, wapi. Yari arimo aho ngaho bafashe inuze isayo, wenda isayo ry'inka, icukiro, wenda kamfata icukiro ry'inka, ko wenda isayo ishobora kuba utarizi nk'inka wenda gatora ahantu inka ikunda kwambukira. Yego. Nta mazi yari arimo nyine. Bagiye bafata ibyondo bazanye isuka, ntabwo mbizi. Bamufata ibyondo babyigizayo. Maze kubyigizayo bafata wa mutwe bawutsindagiramo. Kuwutsindagiramo bafata bya byondo bakuyeho byo hejuru, barasiziriza neza ko nta muntu n'umwe ari kumenya ko iki hari umuntu.
ni ukuvuga ngo iyo atabereka ngo abereke ko ariho yawutabye namwe ntimwari kuzamenya ko ariho umutwe uri? ntabwo tutari kuzahamenya bwite ko basizirije neza ko n'inka ubwiye ngo n'inka nazo zambukiraga ariko n'inka nazo ntibagira iki zimukandagira hejuru cyangwa ikate ku ruhande rwaho. Ese ko bavugaga ko no ku bice by'amaguru amano batayabonaga ku kirenge, ibyo bice byo byarabonetse cyangwa se byo ntacyo yabivuzeho, byo wenda hari amakuru yabyo mwamenye? Okay, murakoze. Uwo mubiri w'ikirenge njyewe ntabwo nabwo ngo wenda nanga amakuru atariyo. Byabaye ngombwa ko wa muhungu n'ubundi werekanye umubiri ko si ngombwa kumuvuga. Yego. Wa muhungu werekanye umubiri ni nawe bakuyeho ikirenge bagikuye mu cyumba cyiwe. Wa muhungu werekanye umubiri werekanye umubiri w'umutwe, ikirenge cya nyakwigendera bagisanze mu cyumba cyiwe aho yabaga cyane. Bivuga ko ubwo ibice by'umubiri wa nyakwigendera yari yagiye abishyira mu bice bitandukanye. Bagiye babijyana mu bice bitandukanye. Ahantu bajyanye umubiri wa mbere w'igice cyo hasi so bajyanye igice cyo hejuru, si nabo bajyanye igice cy'ukuguru. Igice cy'ukuguru bagisanze mu murenge wa Kazo n'ubundi akagari na Kumukamba, umudugudu w'Umukamba. Igice cyo hasi nabo bagisanze n'ubundi. Yego. Wari uvuze ko n'ubundi atari ngombwa kugaragaza imyirondoro ye, ariko ndagira ngo tubwire niba usanzwe umuzi ikigero cy'imyaka ingahe, yari asanzwe akora iki, hari ikibazo mwari muzi yari afitanye n'uwo musaza? Njyewe rero njye ko muzi n'ubundi ko njyewe nibereye mu kazi kanjye, ndi umworozi ndi gushaka ubwatsi bw'amatungo. Akenshi na kenshi rero kuncaho kubera ko no ku muhanda. Yego. Yacagaho n'igare agenda akambaza amakuru, akamubwira ati ni meza, yose amakuru yawe ni meza. Ariko amakuru ya mbere mfite mashya mazima uko n'ubundi yari asanzwe ari igisambo yiba moto, uko muri moto zirazi ko yazibaga akazihambura. Yego. Yewe ikindi cya kabiri mu matungo y'inka arimo mu bajura ibintu bibi inka ko uko ahantu hari ikiraro nguti kigabanya kanseri umurenge wa Gashanda na Kazo. Ni ubutavu batwaraga, ntabwo harimo inka ngo ni inka nini. Yego. Ni ubutavu bagashyira kuri moto bakajyana bakajya kugurishirizwa ahandi. Yego. None se nk'umuntu mwavuganye mukivuganira, wowe mukibonanira, umuzi nawe akuzi, umubaza niba koko ari we wabikoze, ubundi inzego z'ubuyobozi zari zamuzanye wenyine, ese yaba yarakubwiye wenda ikintu cyabiteye muri icyo kiganiro kigufi mwagiranye ubwo wahageraga? Njyewe rero abayobozi bari buri uko bamuzanye ari batatu. Yari umwe? Yego. Njyewe ikintu nabashije kumubaza ngo ese ibi bintu niwe wabikoze? Yego. Arambwira ati ni njyewe. Ese wabikoreye iki? Umukozi wa RIB yarambwira ati rero ihangane ukomere, ntumubaze. uyu nguyu ntabwo ari wenyine, bari benshi. Ibyo ni ko iryo jambo banyibwiriye. Ngo ahubwo dufashe uwo mubiri wa nyakwigendera wabuze uboneke. Mbese ubwo ntibakwemereye ko ukomeza kumubaza ibindi byinshi? Ntabwo babigiye kunyemera ko nyemera kumubaza ibindi bibazo. Ariko ni umuntu mwari muzi rwose utuye aho? Atuye umurenge wa Kazo n'ubundi ko reka mbikubwira. Ni akagari ni Umukamba, umudugudu ni Umukamba. Ari nko mu kigero cy'imyaka ingahe? Wenda ugereranyije 33 ni naho ngaho. Ari muri ba bandi bari bicajwe hasi ubwo nyakwigendera bamusangaga muri bya bishyimbo? Oya, ntawurimo. Abo ngabo bafashe nyuma. Abyibuze se amakuru aragaragaza ko ari mu bari basangiye nawe? Amakuru kagaragara naho ko yabyiyemereraga. Yego.
bambwiye yuko bahuye ariko baba bari kumwe basangiye, niko yamwibwiriye ngiye ku giti cyanjye, ariko nawe navuga ngo ese ngo yakubwiye ryari, njye niko yamwibwiriye. Yego. Reka tugushimire cyane, ariko nanone dukomeze kubihanganisha, ariko mbere y'uko dusoza icyo twabwiraga abantu ni ukugira ngo abakurikiye inkuru ya mbere babashe no kumenya uko byarangiye, abibazaga niba ibi bice by'umubiri wa nyakwigendera byarabonetse, ngira ngo murabyumvise ko byabonetse mu bice bitandukanye. Ndagira ngo tubwire kugeza ubu nyakwigendera nyuma y'uko inzego zitwaye ibyo bice by'umubiri bindi, hakurikiyeho iki? Aracyari kwa muganga? Habayeho gushyingura? Mwaramuherekeje bwa nyuma, kuri ubu bwo hakurikiyeho iki? Murakoze. Nyakwigendera bamutugejejeho mu ijoro ryo kuwa gatanu saa 4 z'ijoro. Yego. ubwo umubiri bawuzanaga, umubiri tuwusezera kuwusezeraho bwa nyuma, nahita kari bwa nyuma kwinjyana mu buhukiro bwiwe kumushyingura. Mwaramushyinguye? Yego. Nk'umuntu utuye aho, ariko by'umwihariko nk'umuntu wiboneye ibyo wabonye wasobanuye, ariko by'umwihariko nk'umuntu wihuriye n'uwabikoze akanakwemerera ko yabikoze, ni ikihe cyifuzo muha inzego zishinzwe ibi bintu? Reka nkubwire, nk'uko nanjye ukuntu babimbwiye sinarengaho kujya bambwiye. Yego. Banyibwira yuko ubwo bushobozi bwo kwica n'ubushoboka baba njye nawe kuri njyewe ku giti cyawe nawe ubwo atari nk'ibishoboka ko bakorera umusaza namwe nabo babimukorera. Bambwiye ko nta burenganzira bafite, ahubwo ari mu nzego za leta. ahubwo leta nikurikirana gusa ku giti twite cyanjye ku bantu bakora ibyo ngibyo, ko nanjye ndi umuntu n'undi babimukorera. Yego. Nuko nawe akebo bamugereyemo bamwishe bamushinyaguriye. Yego. Umusaza ufite 54 urumva ko yaragikomakomeye. Yego. Umuntu ufite imyaka 54 bwose yaragikomeye. Yakuzaporeshwa n'urundi, ntabwo yaporeshwa n'umuhoro cyangwa icyuma cyangwa bamwishe gushinyagura umena ukagene. Ariko inzego za leta nko wenda leta turi hafi, ko bose turi hafi cyane, niba imyanzuro yabo uko mu maboko yabo. Kuko naho navuga ngo babice, ntabwo ubushobozi ntabwo bufite, nabo ntabwo bafite. Yego. Ahubwo inzego zabo uko leta yacu y'amaboko ariko nasi ko nabyita, ariko ntibakwiye kuba igihano cyabo, ko njye nshyize kuba igihano n'abajyano cy'urupfu, ko n'ubundi n'uwo musaza nawe yari umuntu kandi yari umuntu wacu, twahombye umuntu. Yego. Urakoze cyane, turagushimiye kandi mukomeze kwihangana, ariko by'umwihariko n'abari badukurikiye, icyo navuga nuko icyari kigamijwe ni ukugira ngo tubabwire aho bigereye, ariko by'umwihariko ni ukugira ngo tubabwire amaherezo uko byarangiye nyuma y'uko twari twabagejejeho iriya nkuru igaragaza ko uriya musaza yishwe, ariko n'ubundi hakabaho kumushinyagurira ndetse no gutatanya bimwe mu bice bye by'umubiri, ariko mwumvise ko byabonetse ndetse banamuherekeje. Ubwo ibindi bisigaye mu nzego zibifitiye ububasha muri rusange. Nitwa Umuyange Jean Baptiste, ndagushimira wowe tubana umunsi ku wundi.